oya ubwo nanjye bazambona byihorere ubwo tuzaza. Mutangana Eugene mupfana iki kirahari ntigihari. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abayobozi bambwira ko ngo ari umuvandimwe wawe. Ariko ibyo ntabwo ari byo nakubajije. Nakubajije ngo mupfana iki. Nta gihari. Kuki atari byo wavuze? Ko ari byo nakubazaga. Mumbabarire Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Icya kabiri. Yaba tugira icyo dupfana, yaba agira icyo apfana n'undi wese. Yaraje gusasa abona umutungo aho atenda ujyanye. Rwarinze etaje ya France. Reka ngufashe nguha abantu bazagikurikirana. Urakagira amata nkayo waduhaye Kagame Paul Kagame we. Uzashaka ukongeraho mbwire nzabigukemurira. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika 2014 naje muri presidence tubasha kuvugana n'abayobozi bahari bahamagara Nyanza ngo bakurikirane icyo kibazo ariko ntikigeze gikurikiranwa. Ubwo rero uburyo nazaza nkabageraho muri presidence naraje inshuro ebyiri muri presidence uwo mwabonye ninde uwo wabonye ninde? Vuba nawe witwa nde ikibazo? Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Serugendo Alfred, naturutse mu karere ka Kirehe ariko ikibazo nakigiriye mu karere ka Nyaruguru. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ku itariki ya 3 z'ukwa 3 2000. Ikibazo ni iki? Bigira vuba. Ikibazo cyanjye nakoreye kampani bita KSS ariko yarahawe akazi na kampani ya Estekoro zikorera hariya mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Munini na Nyabimata. Mbagemurira imicanga n'amabuye. Barakwambuye? Baranyambuye. Warezehe waregende? Nyuma bamaze kunyambura nabajije wabahaye akazi kuri Estekoro, ubwo turi batatu na bagenzi banjye nuko mbahagarariye. Banze gusubiza ikibazo nakubajije. Yego. Waregende warezehe? Nabanje mbibwira Estekoro, tugirana inama bemeranya ko batagomba kwishyura uwo wari waduhaye akazi batabanje kutwishyura. Noneho tujya ku karere, meya wari uriho yaramaze igihe atowe, tugirana nawe inama ariko icyo gihe ntago yahise aboneka, yahise adusigira undi. Ubu ngubu kugezana n'ubu nta mafaranga turabona. Na meya ntaraboneka? Meya ntabwo nongeye gusubirayo, yansigiye umuntu bita Mukwiye arambwira ngo ningana inkiko, kandi ngewe kujya mu rukiko nta mafaranga mfite, amafaranga yose nari namaze kuyatakaza. Nta kugezana n'ubu ngubu ubu nta mafaranga ndabona, uko turi bagenzi banjye turi batatu badufitiye miliyoni 35. Wareba inzego z'ibanze nazo zikaba arizo zibikemura kuko barakizi nyirango. Murakoze cyane Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mwaba mudufashije. Bikurikiranire nabo baragufasha. Sa murakoze cyane. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Uretse umudamu twumve hari magambo make. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nishimiye ko waje ino nkaba nkubonye kugira ngo unyemurire ikibazo cyananiye. Naje mu buruhukiro hagwa imvura nyinshi, uratubwira ngo nidutahe, sinakurenganije, twaratashye kuko twangaga kunyagirwa, nanjye ndakubohora ngo utahe, ariko none nakubonye wigeze kuza ikaduha mfite iki kibazo, noneho ngiye kukibaza baramfata baramfunga, kandi uribuka igihe waherukiraga ikaduha. Ikibazo cyanjye rero mu magambo make, nabyaranye n'umusirikare witwa Ndamage Martine mwene Ntabwoba na nyina Nyirabaziga, akomoka mu kagari ka Nyabisindu, umurenge wa Kaduha, umudugudu witwa umudugudu witwa Kanyege.
ariko ubu ngubu jyewe Suzana nitwa Mukamusonera Suzana, mbarizwa mu mudugudu wa Kamonyi, umurenge wa Kaduha, akagari ka Kavumu. Mfite agahinda. Tugufashe iki? Icyo mumfasha, nabyaranye n'uwo mugabo Ndamage yanga umwana yacikiza amashuri kugeza ubwo yabaye umusazi. Ubu ni umusazi wirirwa arinze etaje ya France. Reka ngufashe mwuha abantu bazagikurikirana. Urakagira amata nk'ayo waduhaye Kagame, Paul Kagame we. Urakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Mugerageze guhena amagambo, abo bari aho bose bashaka kuza tubone uko twagira abantu benshi. Magambo make, izina, ikibazo cyangwa icyifuzo twumva. Nitwa Tuyishime Janvier, nkaba mfite ikibazo tumaranye iminsi njye n'abagenzi banjye cyo kwamburwa na rwiyemezamirimo Twagiramungu Alphonse. Tukaba twarakoze imirimo yo kubaka umupaka muto wa Bweyeye, ariko kugeza ubu ikibazo mwakigejeje. Ikibazo twakijyanye mu nkiko, biri mu nkiko, inkiko zirabikemura, zimutegeka kutwishyura. Yanga kutwishyura. Icyo gihe iyo bimeze bityo hari nta zindi nzego bijyamo? Inzego byagiyemo ubwo inzego zitandukanye zadusuraga mu murenge wa Bweyeye ku itariki. Aradutindira, tubwira ikibazo uko kimeze. Niba ibintu byagiye mu nkiko, inkiko zikafata ibyemezo, bigomba gukurikizwa. Iyo bidakurikijwe bigenda bite? Yes, ariko ntacyo no Rusizi, ariko still ngira ngo tumuhe igisubizo, asubire Rusizi afite igisubizo. Igisubizo no kuvuga ngo iyo ibintu byagiye mu nkiko, meya byihoreye igaruka ngo no Rusizi, reka bari dusubiza. Niba byaragiye mu nkiko zikabirangiza, inkiko uko zabirangije niko bikwiye gukurikizwa. Iyo bidakurikijwe izindi nzego zibishyira ku murongo. Murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Inkiko zanzuye ko uwo rwiyemezamirimo agomba kutwishyura miliyoni 75. Nabyumvise ntiyabikoze. Ntabwo yigeze abikora. Ari hehe? Rwiyemezamirimo ari Kigali. Ikindi nacyo kibazo twagize. Kambanze nkufashe kugira ngo abantu barasinze ko iyo ibyemezo by'inkiko bitubahirijwe umuntu akanga bigenda bite? Hakurikiraho iki? Your Excellency, hakoreshwa imbaraga kugira ngo bishyirwe mu bikorwa. Hanyuma habaye iki? Kuki zidakoreshwa? Tuzabikurikirana nuko ariko nawe mbere hose iyo nagira ngo bumve arubwo bazana ikibazo bitari ngombwa. Wowe waratsinze, umuntu yemejwe n'inkiko kugira ibyo akora, igisigaye ni ukujya mu zindi nzego. Either icyambere biragaruka kuri mwebwe local administration, aho atuye abakwiye kugenda akaregera, noneho akavuga ati niba ari ku karere, niba ari hehe, ati urubanza rwaciwe rutya, ntabwo umuntu yanze gushyura. Ubwo inzego za administration zigakoresha abapolisi, bagashaka umuntu bakamufata bakamushyiraho akwiye kubajya. Niko bigenda Your Excellency, ndetse ashobora no kwegera abahesha b'inkiko b'umwuga, nabo barahari. None se uragira ngo tukugire wabikoze ibyo? Warabikoze ibyo byose? Twarabikoze. Habaye iki? Wageze kuba abahesha b'inkiko bakubwira iki? Twageze udahimba uvuge ibintu uko bimeze. Wageze hehe? Warebye nde? Urubanza rwaciwe. Winsubirira mu rubanza uko rwaciwe, mbwira wowe aho wagiye nyuma y'uko watsinze urubanza, uwo watsinze ntabishyire mu bikorwa. Bari hungerera. Twagiye ku muhesha
w'inkiko w'umwuga, turangije adutereza na kashe mpuruza, turangije kuva icyo gihe twayiteza nta kindi kintu kindi bongeye kubongera kudufashaho. hanyuma nawe urekeraho. Natwe uko twabigenje twahise ko tubigeza ku nzego zitandukanye. Minisita wa local government icyo kibazo arakizi. Kuki kitarangira? Wagumya kubinyura iruhande uzi minisita wari ubisobanura kandi muradutera umwanya w'iki. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ikibazo cya Bweyeye ubundi harasanzwe hariyo kampani zakozeyo zirimo abitwa ba Seburikoko bakoze no mu Bugarama na tugera muri ibyo bindi tubwira icyo kibazo byagenze bite. Hanyuma rwemezamurimo enforcement igomba gukorwa nuko agomba gufatwa kugira ngo yishyure amafaranga y'abaturage. Byari bitegereje iyi nama ko iba hano kugira ngo bidakorwa. Ngira ngo turabyumvishe kandi bigomba gukosoka byanze bikunze. Ariko reba ukuntu mu ruhanya rwose aho twahereye ubu se muragira ngo mbagire mbigire nte. Ngira ngo icyari cyakurikijwe nyakubahwa Perezida wa Repubulika n'ibyo nyakubahwa Minisitiri w'Ubutabera yavuze. Ubundi icyagiye mu butabera kikajya ku ibyo byose twabyumvise bibananiriza iki gukora ibyo mukwiye gukora. Niho cyo kibazo niho kiri cyo mbaza. Uwo muntu gukurikiranwa ku buryo bw'amategeko nyine cyangwa buriho buzwi abantu bakarenganurwa, uwo nguwo nawe wigize ishyano ni iki nta mubuze iki? Nta bisobanuro bindi twakongera nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Okay, so ari icyari n'ibindi bimeze nk'ibyo mubikore birangire bive mu nzu. Murakoze turabikora. Okay. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Batunyujije inzira ndende gusa usobanura kandi ikibazo ipfundo riri hano iruhande rwanjye. Gatabaza umujyi. Murakoze. Amazina yanjye ni Esperance Nyirasengimana. Mu rugo ni hano i Nyamasheke mu murenge wa Rangiro mu kagari ka Banda. Mbere na mbere ndabanza gushima Perezida wa Repubulika waduhaye amashuri, yongeraho n'andi mashuri ya 9 natwe abana bari mu cyiciro cyo hasi tubona uburenganzira bwo kujya kwiga. Perezida no kurinda bashimira. Muri uko kwiga muri 9 nagize umugisha niga tronkome ndayitsinda nyitsindira ku manota meza. Ngira umugisha banyohereza mu kigo cyitwa TTC Mwezi hano mu murenge wa Karengera. Uwo munsi nahageze directeur waho adusora nijoro saa 4 z'ijoro kudukubita, aradukubita cyane, adukorera araturenganya cyane. Aho ni he? Mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Karengera. Meya, ibi bibazo urabyumva? Aha, urakizi? Mwagikoreye? Yankandagiye ku mugongo bituma mba rega ndashaka kumenya igihe byakozwe kugira ngo ibyo bikosorwe. Kandi niba byarakozwe. Murakoze Excellency. Umudirecteur agaragaza ko wewe yamuhohoteye, twaramufashe tumushyikiriza inzego zibishinzwe araburana agirwa umwere. Murakoze nyakubahwa Excellency. Umunsi ugenda bigiranye. Gerageza ngo yabuze naho bigeze ahubwo ko
reka icyo tuzakora ni ukuzashaka uko twagufasha uzegere uzamushake hanyuma tumenye icyo umuntu yakora kugira ngo amufashe. Njyewe abayobozi mbora mbibabwira buri gihe banze kunyumva. Ubu noneho baranyumva njyewe ndiho ndababwira bazagufasha muzamubwire turebe ukuntu twamufasha gusa by'ubuzima bwe naho ntabwo tuzasubira mu rubanza. Urumva meya azabikurikirana agufashe tuzamuha uburyo yashobora kugufasha. None se urubanza ko baruburanye ndi kwa muganga namaze umwaka kwa muganga turusubiremo nta kuntu nanjye nahabwa ubutabera kugeza icyo gihe uwo mugabo ntago ajya mfasha n'ikintu na kimwe. Ababivuga ibyo bavuze babikubwiye urubanza baruciye urumva hari ibintu byinshi bituzuye neza mu byo uvuga. Reka dushake uko tuzagufasha nicyo cyangombwa. Ubundi icyo ushaka we ni iki? Mbere nifuza ubutabera. Ubutabera bwo baravuga ko bwabaye ubwo ntabwo twabisubiza inyuma. Ikindi cya kabiri nifuza ubuvuzi kuko aho niho tuzagufasha. Reka tugufashe kuri ibyo ngibyo ukeneye by'ubuvuzi n'imibereho. Icya gatatu ndacyakeneye no kwiga nkakomeza amashuri yanjye nanjye nkayasoza. Imibereho mvuga n'ayo mashuri arimo hari ubuzima hari n'amashuri. Murakoze cyane. Reka tuzashake kudufasha meya. Ninde wango naze twumve ngo iki abaye iki ninde abere wawundi Nyakubahwa urakoze mu magambo make ni iki? Njyewe nakorewe ihohoterwa nabyaranye n'umugabo wanjye mfite imyaka 18 kubera kubw'ikibazo cyabaye muri jenoside. Noneho tumaze kubyara najya kuba umusirikare araza turemera turabana nabo bita ntabahorana Manuel mwene Muyovu nanjye Mukamana Angelique. Tumaze kubyarana uwo mwana haziye turasezerana byemewe n'amategeko. Noneho rero yanzu nabagamo mwari mwaranyubakiye tuyivama njyana muye. Noneho ubwo ngubwo isambu nari ifite turayigurisha kugira ngo twiteze imbere kuko numvaga nta bundi bufasha nari mfite. Tumaze gutera imbere ku rwego rwa moto tumaze gukira n'inka mu rugo afata wa mukobwa mugira umugore n'ubu aramutunze meya arabizi abayobozi bose guhera hasi umurenge wa Cyanika arabizi. Ndakwinginze ndenganura nta rwego ntageze ariko kuburyo n'umwana twagiye no mu rukiko ngira ngo niho nzarenganurwa. Urukiko narwo rurambwira ngo ubwo ngubwo ngo niba nta mutungo umwanditse ngo nimuha abana kandi harimo abana 3 atemerewe kurera nk'umugabo. Noneho abayobozi nkibagezaho Mudahunga Karisiti yakimfashijemo n'uwo bita Dederi. Okay, reka none ndasaba kurenganurwa ndakwinginze. Guverineri yararaho ngaho agiye ari muri icyo gice hari umuntu yagiye gukemurira ikibazo nawe reka bari we ugikemura reka ntacyo reka bikurikirane. Amazina yanjye nitwa Nshimiyumukiza Filemo ndi hano mpagarariye n'abatumwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika na koperative yitwa Gisuma Coffee mbere y'umuyobozi muri ino minsi. Ni koperative ikorera mu murenge wa Giheke akarere ka Rusizi. Muri 2016 hari umugabo umwe wavuye i Kigali witwa Habiyambere Guillaume yifashisha kampani yiwe
yitwa Hidden Wealth, araza atwubamaho, atwara ikawa z'abanyamuryango zifite agaciro ka miliyoni 46,158. Ibyo byabaye ryari? Byabaye muri 2016. Wabigejeje he? Yega mbashaka kumenya biva icyo gihe hari abayobozi bicaye hano n'abandi batahari. Twabigejeje mu nkiko, urukiko rw'ubucuruzi mu karere ka Huye n'urw'i Kigali, turamutsinda, dushaka umuhesha kugira ngo aturangirize ikibazo. Amakuru twakuye muri RDB no mu kigo cy'igihugu cy'ubutaka batubwiye yuko yakoze uburiganya mbere, imitungo yiwe tiyayandikishaho. Ari hehe? Ari mu gihugu? Uwo mugabo amakuru twahawe na RDB mwibarwa badusubije, batubwiye yuko ari i Kigali mu karere ka Gasabo. Ariko byo ntabwo barakwiye kukubwira aho ari gusa, bari bakwiye kukubwira ahubwo bo icyo babikorera. None se ko bahazi, kuki nta babikurikiranye? Mu minsi yashize twe twandikiye minisiteri. Buretse by'inyandiko, RDB, hari umuntu wa RDB uri hano? Yes, Your Excellency. Iyo case murayizi? It's the first time a case in muyikurikirane uriya muntu arengarurwe vuba. Yes, sir. Yes. Bivuye mu uburiganya ngo company waravuze ngo iki? Ibyo bakwiye kubikemura nabyo. Ni muri mortgage registration. No kuza gukurikirana ikibazo, Your Excellency. Yes, all right, and to the conclusion. Yes, sir. Yes. Uwo muntu ibyo by'uburiganya by'amakampani yahisha hakagira ate bagasanga ntacyo afite warahari. Yes, sir. Yes, we rero ashyirwaho agomba kujya. Yes. Hanyuma ibyo atwaye bikasubirana ba nyirako. Yes, sir. Ibyo nta bintu by'amacenga bijyaho bikina gusa abantu batakaza. Icyo kibazo cyawe kirakemuka vuba. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Niba atanahari bazakurikirana umutungo we, niba yaba yawushyize mu yandi mazina y'abandi bantu bizamenyekana, bazavanamo ibigomba kwishyura abantu. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ariko muraza kumenya na mute, murahura mute? Nyura aha ngaho ugende umubwira we wacha kini we. Murakoze. Amazina nitwa Imana turi kumwe Evode, ndi uwo mu karere ka Nyanza, umurenge wa Kigoma, akagari ka Murinja, umudugudu wa Kigarama. Mbanje gushimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika ku rukundo akunda u Rwanda n'abarutuye. Rero mfite ikibazo, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hari mukuru wanjye witwaga Nshimiye Nteziryayo Elarisi, yazizaga isida y'imodoka, yitaba Imana. Yari umusirikare yakoraga muri brigade ya 305. Nyuma yaho tuza guha umuntu dosiye kugira ngo akurikirane iyo mpanuka. Amafaranga yaragiye, Kojari irayamuha, ubu isigaye yitwa Prime Insurance. Iyamuha mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ariko n'uwo muntu nubwo amafaranga yafashe ntabwo yigeze yatugezaho nk'umuryango. Kuva 1998 yapfa mu kwezi kwa karindwi, twakomeje kwirukanka kuri iyo dosiye. Imanza turamurega ziza kurangirira mu nkiko hote kuri Nyanza muri 2012, nabwo batudindiza zimara iyo myaka yose. Aho zirangiriye, ariko ubwo hagati aho ngaho tukiri mu rukiko i Muhanga, baramufashe mu mfunga by'agateganyo,
bamaze kumufunga umucuruzi witwa Gafaranga Tresiforo aramugoboka aramufunguza. Amaze kumufunguza, ariko uwo muntu we ni muntu kimupfana iki cyangwa ni mukuru wanjye. Aramufunguza, amaze kumufunguza yagiye gufata amafaranga, fasha amafaranga muri Kojeyari uwo twari twatumye ya insurance, ya Prime Insurance. Arayitwarira ntiyageza ku muryango. Murakoze. Ubu ari he? Twaramubuze kuko uwo bakimara kumufungura by'agateganyo yishingiwe na Gafaranga, yahise agurisha ibye aragenda, turamubura kugeza igihe imanza zirangiriye. Uwo Gafaranga wari ni umukire wo mu karere ka Muhanga, utuye mu kagari ka Kamugina. Noneho rero ubwo ari hehe? Ubwo ari umukire azayishyura ayo mafaranga. Muzamukurikirane, meya uzakorane n'ubutabera na polisi, niba yarabuze uwamufunguje azabyirengere. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ubwo icyo cyuho yarakimuhagurisha imitungo ye, tuza kubura irengero. Ibyo bindi ntabyo nkeneye kumenya, ikibazo twagikemuye. Murakoze cyane. Umuntu bazamukurikirane bamenye irengero rye, hanyuma uwo mwishingizi warahari ikirana uwo tuzamukurikirana ku bundi buryo. Murakoze cyane kuba munyemereye Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Meya uzabikurikirane. Imyaka yose twarirukanse kuva icyo gihe, nibidakurikiranwa n'abandi tubibwiye ubu bakabibuzabuza, uzanyohereze SMS cyangwa uzashaka uko ungeraho mbwire, nzabigukemurira. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, 2014 naje muri Presidence, tubasha kuvugana n'abayobozi bahari, bahamagara i Nyanza ngo bakurikirane icyo kibazo, ariko ntikigeze gikurikiranwa. Ubwo rero uburyo nazaza nkabageraho muri Presidence naraje inshuro ebyiri. Muri Presidence uwo mwabonye ninde? Uwo wabonye ninde? Wabantereyeho Resebusiyo. Ntabwo niba amazina ye ndi kuyibuka, ariko mfite inyandiko nabandikiye bananteraho Resebusiyo, twarahaje tuhaza n'inshuro ebyiri. Ubwo aho ngaho naho nzahasuzuma irengero ry'ibintu bihageruka. Murakoze cyane. Ariko mewe uyu muntu mukurikirane iyo kesi irangira. Ikibazo cyawe cyangwa ushaka kutubwira birangire. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, tubanje kubashimira kubw'umutekano mwatugejejeho, tukaba turyama tugasinzira. Nitwa Bizimana Pierre. Amazina yawe ugere ku kibazo cyawe. Nitwa Bizimana Pierre, mfite ibibazo bibiri. Yego. Icyifuzo cya mbere ni uko mwadufasha hano ubutaha tukazongera kuhabakirira byibuze hari stade. Nibyo hari ikibazo cya stade twagombaga kubaka. Nyirango hari stade twasezeranije, ariko Muhanga na Nyanza. Ruhango ntirimo ubwo. Nibishoboka kubaka, urumva nyine aho twabisezeranije kera ntibirahajya, ubwo urumva kwaha. Ariko tuzashaka uburyo twagira stade, nibura dushobora kutagira stade muri buri karere, ariko dushobora kugira stade zifite uko zimeze, uturere twazifatanya ku buryo abegeranye bashobora gukoresha izo stade neza. Ariko ikibazo cyo ndacyumva, binyibukije gusa icyo kibazo kindi cy'uko hari stade twasezeranije tutubatse. Ubwo ariko na Muhanga turaza na Ruhango turaza kuyongeraho. Ikindi kibazo kimwe mfite ni ikibazo kijyanye n'abamotari muri rusange. Ndi umumotari. Abamotari sinzi nimba mujya mubibona,
twumva twebwe dukorana mu Ruhango ariko twumva za Kigali aho ngaho ngo bigaragambya ariko imigaragambyo tuzi ko itemewe byo byose nkeka ko bababuze kugira ngo babashe kukibabwira. Icyo kibazo cyatumye abantu bigaragambya naracyumvise. Jewe ndakivuga nk'uby'umwihariko nkanjye uko mbizi nk'umuntu ukora uwo mwuga. Twihutishirize nawe. Dufite ikibazo cya assurance ihenze cyane ku buryo moto yanjye nyishyura assurance y'ibihumbi 165. Tukishyura ibintu bitandukanye, autorisation, ipatante, umusoro ku nyungu, tukishyura byinshi ku buryo utabasha kuba babasha no kugura umwenda cyangwa urihira umwana mu ishuri. Turabasaba kugira ngo ikibazo cyacu kibi cyanyu mu kidukurikirane. Ndabyumva. Nicyo ngicyo. Ndabidufasha. Murakoze nyakubahwa President. Yes. Minister Minister wa Transport arahari wa infrastructure. Icyo kibazo wakivugaho iki mu magambo make ariko tugishakire n'umuti nacyo. Murakoze Excellency, icyo kibazo avuze koko nicyo ariko inzego zirimo ziragikurikirana ku buryo twamwizeza ko mu gihe gito cyane yaba Minefra yaba Beneri yaba Minicofine hari za proposal z'amasoko. Ariko kuki izo nzego zitagira aho zihurira ngo zorohereze abantu? Your Excellency, mu gihe kitarenze amezi 2 kiraba cyakemutse. Icyo kibazo rwose nanjye ndagishyiramo uruhare rwanjye, turaza kugikemura. Nta mpamvu wese. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Muhizi Anatole, nkaba ndi inkeragutabara, nkaba narasezerewe muri 1997. Ikibazo mfite ngifitanye na Beneri n'ikigo cy'ubutaka. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, naguze inzu mu mwaka wa 2015 nyigurira imbere ya noteri w'umurenge wa Runda mu karere ka Kamonyi. Inzu naguze yari ifite ibyangombwa byose ndetse bampa n'igipapuro cya RDB ko atari ingwate, ndetse n'ikigo cy'ubutaka noteri wabanyemerera kugura ko nta kibazo inzu yari ifite. Nyuma ibyangombwa bijya muri imitation, abo twaguze kuko ngo yakoraga muri Beneri ngo nuko ngo yiba Beneri. Noneho Beneri irangije ibuza ikigo cy'ubutaka kumpa ibyangombwa. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kuva 2015 mba mu nzu. Ntabwo mpumvise ngo Beneri ibuza ikigo cy'ubutaka kumpa ibyangombwa ngo naguze no muntu ari umukozi wabo yarabibye. We yari umukozi wa Beneri. Wa Beneri witwa Rutagengwa Jarewo. We arabiba. Ngenda ariko naraguze mfite n'impapuro za RDB ko inzu atari ingwate, ngurira muri leta nyine nk'uko babidusaba. Birumvikana. Yego. Hanyuma ngo Beneri buzi ikigo cy'ubutaka kumpa ibyangombwa. Kuva 2015 nyakubahwa Perezida amaze gutanga amafaranga ruteyo naguze inzu. Beneri ariko ijya muri kubuza abantu ijya mu kigo cy'ubutaka gute? Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, n'ikibazo mwaragikemuye Musanze mu gihe uwitwaga Dr. Rivera aravuga ngo iminsi 3 inzira aba yatwanditseho. Nyakubahwa Perezida, kuva icyo gihe na n'ubu nkaba nabasabaga ko rimwe mwanyemura ikibazo kuko n'ubundi abo kuva icyo gihe n'ubu ntabwo byakozwe. Mu mpanya kwa Perezida barushwa imbaraga na Beneri, baragenda ahubwo bakambwira ngo ninjye gusenga ukagira ngo umuntu udasenga akwiye gutwarwa ibye. Uko bwira rinde. Abayobozi bose bo mwe nayo yumva ibibazo byanjye kumva ndarengana, akambwira ati genda ujye wiragiza Imana. Itonde vuga buhoro. Abayobozi warebye ninde nande Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abayobozi b'akarere ka Kamonyi bose barabizi. Urwego rw'umuvunyi rwasuye ku aho inziri ku Ruyenzi, rumbwira ko iminsi 3 ibinyanditseho ikibazo cyanjye n'abadepite bashyizeho komisiyo irambwira ngo iminsi ngiye kiraba gikemutse. Nta muntu n'umwe utakizi, ari uwo Dr. Rivera mwagishinze nawe yarambwiye ati iminsi 3 birakemuka, nawe bukeye arambwira ati nukwiyambaza Imana. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mbaye ntasenga bwo natwarwa ibyanjye. Ibyo ntawe bihuriye. Uheruka kukigezaho ninde mu byavuba ahangaha ushobora kuba kizi usibye abo n'urwego rw'umuvunyi rurakizi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, bo baraje
babaza abayobozi b'akarere ka Kamonyi, abayobozi barababwira bati natwe byaratuyobeye, umuturage wacu yararenganye. Icyo gihe bari basuye akarere, urwego rw'umuvunyi barangije barambwira bati iminsi 3 babonye ibyangombwa by'inzu yawe. Hari umuntu w'urwego rw'umuvunyi uri hano? Waba uri hano? Okay. Minisitiri Gatabazi na abantu bashinzwe polisi hari uri hano? Iki kibazo ubu tugiye mu weekend, ariko mu cyumweru gitaha guhera ku wa mbere mu minsi 3 kizabe cyakemutse. Mwakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ongerejwe. Nitwa Ribera Kurora Adolphe, ndi umwana wa Mukama Restaurant na Ngendahimana Efron, nkaba mvuka muri aka karere ka Ruhango mu murenge wa Ruhango. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ikibazo nari mfite nagira ngo nkivuge ni ibibazo bibiri. Amagambo make, abandi bategereje, ntabwo dusubiza ikibazo kimwe gusa. Mwakoze Ikibazo cyawe ni ikihe? Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mwavuze ko tuba mu gihugu kigendera ku mategeko. Gera ku kibazo cyawe, va mu magambo, gera ku kibazo cyawe. Ikibazo mfite, hari umuntu hano mu Rwanda ukomeye cyane witwa Mutangana Eugene, ukora muri RDB, yanyuze ku mutungo w'iwacu uri i Kanombe, arangije wa mutungo wanditse kuri mama, arangije yagiye gusura Lieutenant Kano Kananga, arangije avuga ko uwo mutungo agiye kuwutwara. Lieutenant Kano Ritari Kananga amubwira yuko uwo mutungo ufite ba nyirawo, hari umwana w'umusore unawukurikirana. Uvuga ibintu rega. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, banza wumve, reka ngufashe kugira ngo twihute tuve mu ntozi. Hari umutungo. Umutungo ni uwande? Ni uwa mama. Okay. Uwo washatse kuwutwara ninde? Mutangana Eugene. Yaturutse we mupfana iki cyangwa apfana iki? Mutangana Eugene mupfana iki? Kirahari ntigihari? Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abayobozi bambwira ko ngo ari umuvandimwe wawe. Ariko ibyo ntabwo ari byo nakubajije. Nakubajije ngo mupfana iki? Nta gihari. Kuki atari byo wavuze? Ko ari byo nakubazaga. Mumbabarire Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Icya kabiri, yaba tugira icyo dupfana, yaba agira icyo apfana n'undi wese, yaraje gusa abona umutungo aho ati ndawujyanye. Yitwikiriye inzego za leta, ajya muri amburera y'inzego za leta, nyuma muri komite y'akarere ka Kicukiro. Kuki uwo mutungo kuki awushakaho iki? Harimo iki ashaka gutwara muri uwo mutungo? Nicyo natwe twabajije minijiste. Ubu hari abantu bagenda mu muhanda akabona gusa inzu irahagaze akavuga ati ndayijyanye. Niho nshaka kugera, ndashaka kugera, hagomba kuba hari ibintu udasobanura neza. Yaraje gusa agera ahantu hari umutungo ati ndawujyanye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, niko byagenze, kuko ubundi iyo mitungo niyo igiye kubarurwa habaho raporo y'umudugudu, akagari n'iy'umurenge, bigashyikirizwa akarere. Izo raporo ntazabayeho. uvuze ko yitwa nde? Mutangana Eugene. Mutangana Eugene. Waba hehe? Muraturanye cyangwa?
atuye muri Kigali ntabwo nzi aho aba. aha yageze aho ngaho yaraje aje gusura umuntu. Yagiye gusura umuntu, yagiye gusura Lieutenant Colonel retired Kananga. Okay, nabyumvise he. Hanyuma abona iki yashatse gutwara? Abona umutungo w'iwacu. Umutungo ni iki? Ni inzu n'ikibanza. Aha, yabonye ikibanza abona inzu. Kirimo inzego. Ati ibi ndayikunze ndayitwaye. Ndavuga niko bimeze. Yego niko bimeze. Hari abantu bayibagamo iyo nzu cyangwa? Yego, harimo umupangayi ndetse n'inzego z'ibanze na polisi dufite raporo nayo bakoze basoramo umupangayi wari uyirimo mbere y'uwo nguwo wari urimo. Hari bavuze ngo yitwa Eugene nde? Mutangana Eugene. Nzajya kubariza amenye icyo dupfana ntabwo muzi icyo dupfana. Abo muri RDB bavuze akora muri RDB? Yego, niko abayobozi bambwira. Aha. Dede wa Kicukiro niwe ubimbwira, wabimbwiye ndetse na military officer uri hano ariko cyangwa wabikurikirana inde? Yes, Lieutenant Kananga uramuzi? Avande ndamuzi. Aha. Nabikurikirana afande. Yes, mubikurikirane. Genda hariya. Nifite ikibazo cya kabiri. Rega ntabwo dutahira wowe gusa, vuga ibyo uvuga urangiza. Niho nakubwiye ngo wihutisha ibyo uvuga n'ibiki. Ikibazo cya kabiri ni iki? Icya kabiri, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hashize imyaka 30 dufite umutungo muri quartier commercial Kigali, data ahuriyeho n'abavandimwe 4. N'undi wakwambuye nawe? Yego. Okay, genda byose ubimubwire babikurikirane byose. Ari ibyo Akoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika.